reka dutangirane inkuru yacu n'umwana w'umukobwa Jona. Uyu mwana w'umukobwa yari mu cyumba cye ari gushushanya. Yatangiye kumva ababyeyi be bari guserera. Yatangiye kumva mama ari kubwira papa ati nkubita ngaho nkubita. Deni reka kumbeshya uriya mukobwa ngana n'umukobwa wawe. Ko umugabo nawe yaramushubije n'uburakari bwinshi cyane. Nuko umugabo aramubwira ati ceceka, uriya mukobwa n'umukobwa nkorana nawe mu kazi. Umugore amubaza ati se umukobwa mukorana ni gute muhurira muri hoteli? Nuko umugabo yahise aseka. Noneho usigaye ngenza abantu kugira ngo bagende baneka buri hantu hose ngiye. Umugore yarakomeje ati uri umugabo w'icyo ntazi, uri umugabo utagize icyo amaze. Arambwira ati umugabo mwiza ntabwo yagombye gutesha agaciro umugore we kugeza aho ngaho. Nuko wa mwana Jona yafunze urugi, arangije yicara hasi atangira kurira. Umwana yarababaye cyane, buri munsi yumvaga urusaku rw'ababyeyi bari kurwana. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa nta mahoro yari afite muri uru rugo. Nuko nyuma y'iminsi 2 mama we yaje kwinjira mu cyumba cye. Ahangaha hari mu gitondo, ko mama we yarinjiye mu cyumba cye aramusuhuza, arambwira ati igihe amakuru, arambwira ati itegure tujyane uyu munsi ndajyana nawe. Nuko umwana yaramubwiye ati mama ntabwo turi bujyane, ndimo nitegura kujya mu gihe gukina tennis. Nuko mama aramubwira ati oya, ibyo bya tennis byihorere. Arambwira ati humura, uyu munsi ni umunsi uko mama n'umwana bagomba gutemberana bakajyana. Ndagushaka kugutwara tukajya gukora shopping ahantu ari hose ushaka, ndakujyana. Bwa mbere Jona yabanje kwanga, ariko ubwo yumvaga yuko agiye gushopinga yahinduye intekerezo. Ko baragiye bajya gushopinga, bava muri boutique bajya mu yindi. Ubwo bari basoje rero gushopinga, baje kureba ahantu bicara batangira kurya ice cream. Nuko umwana na nyina baricaye aho ngaho batangira kurebana. Mama aratangira ati Jona, urabizi ntago giye nanga papa wawe niwe muntu mbangamira. Papa wawe ni umugabo utagira icyo yitaho. Ntabwo nzi impamvu papa wawe buri gihe aba ari kugugira udukobwa dutoya. Ntabwo nibaza umugabo ungana kuriya ikintu aba ashaka kubana n'abakobwa bangana n'umukobwa we. Mama arambwira ati ndi mama wawe, ntabwo nshobora kukubeshya. Arambwira ati mwana wanjye umbabarire, ndetse umbabarire kuri buri kimwe cyose unyuramo. Gusa ndashaka kukubwira yuko atari cyo kibazo muri uru rugo. Nuko hashize iminsi 2 nyuma y'uko bavuye aho ngaho, ubwo uyu mwana w'umukobwa yarageze ku ishuri, yagiye kubona abona imodoka ya Cybertruck irinjiye. Ubwo bari basohotse, abanyeshuri bagenzi be batangiye kwibaza se ninde muntu uje muri iyi modoka. Nuko Kenny yasohotse muri ya modoka, yasohotse ari guseka yishimye cyane. Nuko akisohoka aravuga ati surprise. Nuko atavuga ati mukobwa wanjye ngwino, ndashaka gusohokana uyu munsi. Umwana yinjiye mu modoka, ko bava aho ngaho baragenda. Yahise amukura aho ngaho amujyana kuri Apple Store. Yahise amugura iPhone nziza kandi igezweho. Nuko binjiye mu modoka nanone, nuko kinaricara areba umukobwa we. Arambwira ati Jona, ndabizi kuri gutekereza ko ndi umugabo udafite ikintu yitaho, ariko ndagira ngo nkwinginge undebe nyitegereza. Ese ndagaragara nk'umugabo udafite ikintu yitaho? Ese ni gute uwo mugabo udafite ikintu yitaho ashobora kuza kugutwara ku ishuri? Arambwira ati mama wawe buri gihe bari gukomplaininga, mama wawe ntabwo atuza. Rimwe na rimwe n'igihe nicuza impamvu namushatse, ariko wowe urabizi mwana wanjye, uri umwana wanjye w'umukobwa kandi nkunda. Arambwira ati Jona ndagukunda. Arambwira ati nagira ngo umenye ko atari ikibazo. Jona yarebye hasi, ariko muri we uyu mwana w'umukobwa umutima we uremereye cyane. Mu by'ukuri buri umwe mu babyeyi be, buri umwe wese yashaka ko ajya ku ruhande rwe. Uyu mwana w'umukobwa rero yari yafatiwemo hagati. Nuko umunsi wakurikiyeho ku ishuri, Jona yaje kugera aho ngaho akagicara yigumbye. Haje kuza abakobwa 2 bamwicara iruhande bagenzi be. Aho yari yicaye aho ngaho rero, imbere ye hari akana k'agakobwa kakiri gatoya kari karaje kwigaho ku kigo. Nuko atangiye kubwira ati nukubera iki utaje kunyugereza amasahani uyu munsi? Ese nukubera iki utatwaye baga yanjye? Akana katangiye kugira ubwoba karatitira, gatangiye kuvuga ati narindi gukora homework yanjye. Nuko umukobwa atangiye kuvuga ati ceceka ziba, ninde uguhaye uburenganzira bwo kuvuga? Aramubwira ati gwari uyu munsi ugomba kwiga kubaha. Nuko muri ako kanya uyu mukobwa kubera umujinya yahise afata kano kana akaha igihano. Akana katangiye kurira.
hari undi mukobwa witwa Buma. Aka kana akikabona yabonye ko ari akana baturanye, yahise agira uburakari ahita aza yataka uyu mukobwa. Ntabwo ati ngaha genda usubire mu ishuri ryawe, ko akana kasize ikidobo aho ngaho gahita kajya muri karasi. Jona ngaha yahise arakara, nta muntu n'umwe wari warigeze mucaranginga muri iki kigo. Nuko yahise atunga urutoki umukobwa Buma, aramubwira ati ngiye uraza kubyicuza. Guhera uwo munsi uyu mukobwa Jona yatangiye kwishyiramo ko byanze bikunze agomba kubabaza uyu mukobwa Buma. Nimugoroba ubwo bari bagarutse mu ishuri, ahanga ubwo bari binjiye, wa mwana umukobwa Buma yarinjiye araza yicara ku ntebe ye. Ntabwo yigize acekinga ngo arebe intebe ye nimba hari ikintu kiriho, yaraje ahita yicarira. Nuko rero ubwo yarahagurutse agiye ku kibaho agiye imbere, abanyeshuri bose bahise baseka. Uyu mwana w'umukobwa yari yambaye uniform y'umweru, ijipo y'umweru. Ubwo yahagurukaga yari yuzuye amaraso neza asa nk'amaregre. Abanyeshuri bose barasetse, Jo ararangije araseka, ati bakore bagabo nimundebera n'umukobwa ntabwo azi n'igihe ahigira mu mihango. Ahangaha abanyeshuri bose baramusetse. Uyu mwana w'umukobwa Buma yakozwe n'isoni, nuko yahise ava aho ngaho ajya mu bwiherero atangira kwihanagura. Nuko igitondo cyakurikiyeho rero aho ngaho ubwo yari yicaranye n'ababyeyi be bagiye gufata breakfast, nta muntu wavugaga hagati yabo. Ariko ubwo bari batangiye kurya bagiye kumva mu rusaku aho ngaho hanze kuri gate yabo. Mama yatangiye kubaza se n'iki kijya mbere, ese ninde muntu uri gusakuza aho ngaho hanze. Papa we yahise afata telefone ahamagara ku muryango kuri security. Papa abaza abasekirite ati ese urwo rusaku ruri aho hanze ni urusaku nyabaki? Aramubwira ati ahangaha nyakubahwa ibintu birakomeye. Nuko aramubwira ati hano hari umugore utwite arimo arashaka kwinjira kandi ari kuvuga yuko inda atwite ari yawe. Nuko umugore yabajije umugabo we ati se Ken, ibyo ni ibiki? Nuko umugabo aramubwira ati ibintu bikureba, icyo umugabo ukora ni ukurya gusa nta kindi. Nuko bataranatamira bataranagena ikintu bakora, muri ako kanya wa mugore yahise akubita urugi. Ahangaha hahise hinjira umugore utwite inda nini cyane ikuze. Umugore yaje afite urusaku rwinshi cyane abaza ati Ken wabaga hehe? Ken ni ukubera iki wancitse? Ese ni ukubera iki uri kwigira nkaho utanzi? Muri ako kanya Bana yarahagurutse arikanga akibona umugore utwite. Ibintu yakekaga byari bibaye impamo mu maso ye. Yatangiye kubaza umugabo we ati Ken, uno mugore ninde? Nuko umugore atunga urutoki ku nda ye. Mugore, uyu mwana ntwite ni uyu mugabo. Wa mwana Jona yarikanze, ntabwo yizeraga ko ibyo ari kubona ari ibyo biri kuba imbere ye mu maso ye. Nuko Ken yubitse umutwe. Nuko arangije atangiye kuvuga ngo Bona, ndakwinginze uriya mugore mwirengagize, mureke turye, uyu mugore n'umusazi. Nuko Bona yaramwegereye aramubwira ati mbabana usobanure Ken ni ibiki bijya mbere. Nuko umugabo yararakara ahaguruka arambwira ati yego uno mugore atwite inda yanjye, none urashaka bigende gute? Urashaka nice? Ese urashaka nkora iki? Ese ni ukubera iki uri kumbaza ibibazo byinshi cyane mu nzu yanjye? Wa mugore wari utwite yahise yicara aho ngaho ku meza atangira kurya nk'aho ibiryo byari byamuteguriwe. Bana yahise ava aho ngaho yinjira mu cyumba atangira kurira. Jona yahise asunika intebe arahaguruka afata igikapu cye cy'ishuri arasohoka ava aho ngaho muri iyo nzu. Mu gitondo ubwo yari arimo gukora ibyo kurya bya mu gitondo mu gikoni, yagiye kubona abona imodoka nziza irinjiye aho ngaho mu gipangu cyabo. Nuko amatsiko aha ngaha yaramwishe akura irido arebera mu idirishya. Ariko uyu mwana byaje kubona byamuteye agahinda noneho kurusha ko yari asanzwe afite. Yabonye mama we ari kumwe n'undi mugabo aho hanze muri compound, barimo baseka bishimanye bafatanye, barimo batreatinga like nk'abantu bakundana. Ubwo mama we yaragarutse mu nzu, wa mwana w'umukobwa Jona yaramwegereye aramubaza ati mama, biriya ni ibiki nabonye? Ese uriya mugabo ninde? Uriya mugabo ni papa? Mama yahise avugira hejuru arambwira ati ceceka ziba. Umwana aramubwira ati mama, oya mama arambwira ati ceceka. Aramubaza ati se papa wawe azana uriya mugore aha ngaha, wigeze urekarama? Wigeze uvuga amagambo nk'ayo ngayo? Umwana aramubwira ati oya.
umugore aramubwira ati rero ceceka nawe ceceka, ntabwo yajya nca inyuma ngo ugende kumuca inyuma. Yatangiye kumubaza ati wa mwana muto we, ugomba gufunga umunwa wawe, ntabwo ugomba kungira inama ku mubiri wanjye no ku byo nkora no ku byishimo byanjye, nanjye ubwo ngomba kwishimisha. Umwana yararize aramubwira ati mama ibi ntabwo ari byo uri gukora. Nuko umugore aramubwira ati shut up, ceceka. Aramubwira ati nimba nta kindi kintu ufite cyo gukora genda ujye gukora mu mwaka. Ko telefone murakanya yahise isona, wa mugore yitaba telefone atangira kumubwira ati sheri ndi mu nzu ngo meze neza, wakoze kuza kundeba numva nishimye. Amagambo yose barimo bavugana wa mwana w'umukobwa arimo yumva, arahunga inyuma y'igikuta. John ahise yirukanka ajya mu cyumba cye, atangira kumena ibintu byose, atangira kurira, agahinda karamwica. Nuko umunsi wakurikiyeho ku ishuri nyuma yaje kwataka mwana w'umukobwa John imbere y'abanyeshuri bigana. Nuko Buma abwira John ati John, ndashaka nkuburire imbere y'abantu, ndashaka yuko uhagarika kungendaho, nukomeza kungendaho ibintu bishobora kuzaba bibi. John ahise arakara, atangira kuvuga ati noneho urumva ukomeye, urumva uri umuntu w'amatari, urashaka gukora iki, n'icyo uzakora. Buma ahise agira uburakari. John ahangaha yahise amukubita urushyi, Buma nawe arangije amukubita urushyi, batangiye kurwana aho ngaho. Nuko abangaba uko ari babiri bose bahise babajyana kwa principal, bahise babirukana babaha iminsi 3 bari mu rugo bataza ku ishuri. Tora yaje kwinjira mu rugo iwabo n'uburakari bwinshi cyane. Buma yaje kuva aho ngaho nawe agiyerekeza mu rugo iwabo, ariko afite agahinda ndetse afite n'ikimwaro. Nuko Buma yaje kugera mu rugo yicara muri sale ari kumwe na mama we. Nuko mama we yabonye ko umukobwa afite ikibazo, araza aramwegera. Buma, vugana nanjye, wabaye iki, ese byagenze bite, niki cyabaye kuri wowe? Buma yatangiye kurira, atangira kumubwira buri kimwe cyose cyabaye, amubwira uburyo uriya mukobwa Juna amwataka, amugendera nabi, ashaka kumusebya ku kigo. Nuko ubwo umwana w'umukobwa yarasoje kubwira mama we buri kimwe cyose, umwana yanaguye amarira. Nuko mama we aramwegereza avuga ati Buma, uriya mukobwa uri kubona, uriya mwana w'umukobwa hari ibintu byinshi cyane ari guca mu rugo iwabo, niyo mpamvu ari gufata umujinya avana mu rugo iwabo akawugutura. Buma ahise yikanga. Nuko Buma aramubaza ati mama, ni gute wamenya amazina y'uriya mukobwa ko nigeze mukubwira? Nuko mama aramubwira ati wa mwana hari ibintu utazi. Aramubwira ati ariko ukeka yuko ugiye ku ishuri nkagusengera? Mama aramubwira ati Imana inyereka buri kimwe cyose. Aramubwira ati umubyeyi ashyize umwana we mu biganza by'Imana, Imana ibasha kumwereka buri kimwe cyose umwana ari gucamo. Buma yahise yikanga. Nuko mama aramubwira ati reba, papa we ndetse na mama we bameranye nabi cyane, ndetse bashaka no gukora divorce, bashobora gutandukana. Nuko umwana w'umukobwa aravuga ati none nukubera iki umujinya ababyeyi be bamutera aza kuntura, ntabwo yagombye gukora ibyo bintu. Nuko mama aramufata, aramuterura, aramwegereza, aramubwira ati Buma ihangane. Aramubwira ati Buma, nimba Imana ikubabarira ibicumuro byawe, ni nkuko nawe wakagombye kubabarira uriya mwana w'umukobwa. Aramubwira ati se Buma, ni gute wakwiha guhangana n'umuntu ubuzima bwe buri mu kaga? Nuko mama aramubwira ati rero ugomba kugenda ukamwegera ukamusaba imbabazi. Aramubwira ati ibyo ngibyo ni umwana w'Imana agomba gukora, agomba koroherana ndetse agomba gusaba imbabazi, agatanga urugero. Aramubwira ati ndetse aya niyo mahirwe yawe yo kumwigisha urukundo no kumwereka urukundo rw'Imana. Nuko mama yamufashe ibiganza batangira gusenga. Buma nawe yatangiye gusenga ngaha, ariko amaso ye aguma akanuye. Uyu mwana w'umukobwa Buma ntabwo yari yiteguye kujya gusaba imbabazi. Nuko mu ijoro ryakurikiyeho Buma yicaye ku gitanda cye afite telefone mu ntoki. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kumva ya magambo mama yamubwiye amugarukamo, ariko ntabwo byari byoroshye. Umwana yatangiye kwitsa umutima, afungura Instagram, yatangiye gusacinga izina rya mukobwa Juna. Atangiye kuvuga ati nyagasani, nindamuka nandikiye uno mukobwa arahita ansebya noneho. Atangiye kubwira Imana ati nyagasani fasha, ese mbigenze gute, nibyitwaremo gute? Nuko umwana w'umukobwa yatangiye kwandika message gake gakeya.
nuko umwana w'umukobwa yanditse mesaje aramwandikira ati hayi Jona, nashaka gusaba imbabazi mu buryo nakwitwayeho. Aramwandikira ati ntabwo nzi buri kimwe cyose uri gucamo, ariko mama wanjye yambwiye yuko ababyeyi bawe bafitanye ikibazo, kandi wihangane, ndakwihanganisha kubwo kuba uri guca mu bubabare nk'uko ngubwo. Nuko Buma aramwandikira amubwira ati nuramuka ukeneye umuntu wavugana nawe, iyi ni nimero yanjye, wampamagara nta kibazo. Ko yahise yohereza iyo mesaje. Haciyeho umunota umwe ntabwo yahise amusubiza. Jona nyuma yaje kumusubiza aramwandikira ngo okay. Nuko agiye kubona abona haje indi mesaje. Ahangaha iyi mesaje yari ivuye kuri Jona. Mu gihe rero Buma atarasoma, telefone yahise isona. Jona niwe wari umuhamagaye. Buma yagize ubwoba bwo kuyitaba, yatekerezaga ko wenda agiye kumubwira nabi, ariko nyuma yaje kuyitaba. Nuko umwana aratangira ati hello Buma, mama wawe yakubwiye buri kimwe cyose ndi kunyuramo. Mu by'ukuri ibyo yakubwiye nibyo, ariko Imana niyizi buri kimwe cyose kiri kuba mu rugo iwacu. Nuko Buma aramubwira ati Jona, nibyo, Imana irakuzi kandi irakubona. Nuko Jona aramubwira ati okay, ese nimba Imana iri kubona buri kimwe cyose, ese nukubera iki itari gukemura ibibazo by'umuryango wanjye? Ese nukubera iki papa wanjye na mama wanjye bahora barwana batukana buri munsi? Ko Buma yise umutima aramubwira ati Jona, ntabwo mfite ibisubizo, ariko ndabizi neza yuko Imana ishobora gukemura ibibazo bigaragara nkaho bitakemuka. Aramubwira ati njyewe nagira ngo ukubwire yuko ababyeyi banjye nabo bari bameranye nabi, ariko Imana yaje kubunga kandi ubu bameranye neza. Yaba ati ndabizi yuko Imana nawe ishobora kugufasha. Jona aramubaza ati none se niki nakora? Ese nicare birebere gusa? Umwana aramubwira ati oya, vugana nabo, vugana na papa wawe, jya ubabwira buri kimwe cyose, ubabwira uburyo ubyiyumvamo, ndetse nimba unabishaka nshobora gusengana nawe, tugafata umwanya tugasenga. Nuko Buma yaje kumwemerera, aramubwira ati nta kibazo, ushobora gusengana. Ku bahereye aho ngaho rero kuri telefoni, Buma yafunze amaso ndetse n'uyu mukobwa Jona afunga amaso, batangira gusenga. Nuko Buma yaramusengeye ahangaha, Imana yinginga Imana kugira ngo imugenderere mu rugo rwabo, ibaha amahoro, ibahe kwiyunga, ibaha umutuzo. Ubwo rero yari asoje gusenga, ntabwo Jona yigeze avuga, ariko hashize akanya gatoya aramubwira turakoze cyane. Nuko guhera uwo munsi aba bakobwa uko ari babiri batangiye kujya bavugana ndetse batangiye kujya basengana. Nuko nyuma y'iminsi 3 ubwo bari basubiye ku ishuri, abanyeshuri bigana baratunguwe kubona babana barihoraga barwana babaye inshuti. Abanga uko ari babiri babaga bari kumwe bicaranye baseka baganira, ndetse rimwe na rimwe baricaraga iyo cyabaga ari igihe cya pause bagatangira gusoma Bibiliya bari kumwe. Bwa mbere mu buzima bw'umwana Jona yatangiye kwiyumva muri we nkaho atari wenyine, ariko mu rw'iwabo ibintu byari bibi cyane. Kenny none yararima anywa inzoga nyinshi cyane zaramwishe, yatahaga mu gicuku atukana arwana. Jona yabwiye Buma ati urabizi Buma, jyewe kubona papa wanjye ari kunywa ndumva mbihaze, ndumva nabirambiwe. Umwana avuga ati mfite ubwoba yuko umunsi umwe ashobora kuzagira umuntu yica mu rugo rwacu. Atari kuvuga ati ntabwo ikintu nakora, biriya bintu mba mfite ubwoba. Jona ugira ubwoba, relaxinga. Ko Buma arangije amufata ibiganza aramubwira ati reka dusenge. Abanga uko ari babiri batangiye gusenga ari babiri. Nuko hashize iminsi 2 byaje kuba Kenny yaje kujya mu kabari aranywa arasinda cyane. Nuko yaje gusohoka muri club yikubita hasi. Nuko ubwo bamusangagaho yari yikubise hasi, baketse ko yapfuye. Nuko bahise bamufata bamujyana kuri morgue, ariko mu gitondo baje gusanga uyu mugabo atari yapfuye. Uno mugabo yarakangutse abona abapfu bamuzengurutse aho ngaho. Imana yagize nuko batari bamushyize muri firigo. Nuko uyu mugabo yarascreaminze cyane arasakuza, atangiye kuvuga ati ndi muzima. Abantu bari barahunga bagize ubwoba. Nuko bamaze kubona yuko atari umuzimu, ari umuntu muzima, baramuretse ava aho ngaho aragenda. Uno mugabo rero yatashye ari gushekinga, ari gutitira,
afite isoni, afite n'ikimwaro. Ubwo hashize amezi 2 Jola yari ari mu gikoni ari gukora juice, nuko papa we yaje kumusangamo aramaze se papa uyu munsi urajya mu kabari. Nuko papa aramubwira ati oya mwana wanjye ntago ndi bugende. Nuko aramubwira ati mwana wanjye ntago nzongera kunywa inzoga, sinzongera kunywa inzoga na rimwe mu buzima bwanjye. Aramubwira ati mwana wanjye nyuma y'ibyambayeho ntago ushaka kongera kunywa inzoga. Nuko bwa mbere mu buzima Jona yumvise muri we afite amahoro, yahise yibuka ya masengesho wa mugenzi we Buma yahoze amubwira ngo basenge Imana izatanga igisubizo. Nuko ikigoroba kimwe ubwo bari no ku ishuri, abangabo ari babiri bari bicaye ahantu munsi y'igiti bari gusoma Bibiliya. Muri ako kanya ubwo bari bicaye aho ngaho Jola yagiye kubona abona telefone ye irasonye. Uyu ni mama wari umuhamagaye, bwari ubwa mbere mama we yaramuhamagaye ku ishuri. Nuko mama aramubwira ati rero nagira nkumenyeshe yuko ngiye gutandukana na papa wawe, ndetse n'ibipapuro bya divorce namaze kubitegura. Ndetse aramubwira ati njye na papa we twabiganiriye yuko tugiye gutandukana. Nuko muri ako kanya ubwo Jola nta kintu na kimwe yari yavuga yamubaza, nyina yahise akupa telefone. Jola yahise acika intege yicara hasi aho ngaho yarahagaze. Nuko Buma yahise amufata aramwegera. Umwana yatangiye kurira ati ntabwo nzi ikintu nakora, ntabwo mbizi kubera ko buri kimwe cyose kiri kugenda nabi, ibintu byose biri kuba bibi, ese ni gute ibintu byaba mu buzima bwanjye. Nuko Buma arangije amuhanagura amarira ambwira Jola nyitegereza reba hano. Ambwira ati Jola ese uribuka inkuru y'umupfakazi? Jola wigira ubwoba, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Yaba ati ibyo ngibyo by'impapuro ntacyo bivuze, Imana ishobora kongera igahuza igufwa ryatandukanye. Nuko Buma yakomeje kumwinginga, akomeza kumukuyakuya, akomeza kumwihanganisha. Nuko aramubwira ati humura, nta kintu kidashoboka ku Mana, njye nzagumana nawe kandi nzakomeza gusengana nawe twinginga Imana. Nuko muri uwo mugoroba ubwo Jola yarageze mu rugo, Buma yaje kumwoherereza amavideo 2 y'amatestimonies y'ibitangaza by'Imana yagikora. Yamwohereje video imwe y'abantu bari baratandukanye ariko Imana ikongera ikabunga kongera gasubirana. Jola yatangiye kwitegereza amavideo bwa mbere mu gihe cyari gishize ari kinini. Umwana yatangiye kumva afite icyizere muri we. Nuko yaje kuva ku buriri apfukama hasi ku itapi, atangira kwigiga Imana arigeze Nyagasani ndakwinginze kemura ibibazo biri mu muryango wanjye. Yatangiye kwinginga Imana aribwo ati Nyagasani ntabwo nshaka ko ababyeyi banjye batandukana. Umwana yaje gusenga, arasenga biza kurangira asinzira aho ngaho, ndetse asinzira kuri Bible. Ariko ntabwo uyu mwana ari gusenga wenyine, ku rundi ruhande Buma ndetse na mama we bari barimo basenga nabo basengera wa muryango. Nuko ijoro rimwe Jola yaje kubyuka agiye gusenga nanone, ariko aho yari ari gusengera hari ikintu cyahindutse, ari ikintu cyabaye kidasanzwe. Yagiye kumva yumva umwuka, yumva environment, yumva umwuka urahindutse aho ngaho. Agiye kubona amasura y'ibikara, amasura y'umwijima atangiye kugaragara ariko ameze nk'amasura y'abantu. Yatangiye kubona imitwe 7 yose ikanuye amaso iri imbere ye. Iyi mitwe yatangiye kumubwira iti nukubera iki, ni impamvu bwoko ki, niko dushobora gutekereza gukora ibi bintu. Jona yagize ubwoba, ni gute utinyuka kwangiza akazi kanjye? Iyi ngiyi ari imyuka mibi, ninde wakubwiye ngo usengereye inzu? Nuko iyi myuka mibi yaramubwiye ati nta kintu na kimwe wakagombye gukora muri uru rugo, ntiwagombye gusengera uru rugo kubera ko ari papa wawe ari mama wawe bose ndabafite, uru rugo ni urwanjye. Jola yagize ubwoba asa nk'usubira inyuma, ariko ntabwo yigeze ahagarika. Yatangiye kwinginga Imana afite Bibiliya mu ntoki, aravuga ati imyuka mibi nimunyumve, ahantu ari ho hose mwamuturuka, ndagira ngo mbabwire yuko muri uru rugo hari Imana, ndagira ngo mbabwire yuko uru rugo ruhagazweho n'Imana kandi ruzengurutsweho n'Imana.
muri ako kanya ababyeyi baje kumva urusaku rw'umwana wabo bahita babyuka baza kureba icyabaye. Bakigera aho ngaho Imana yabafunguye amaso, babona ya mitwe, babona ya mizimu, babonye ya mizimu, babonye imizimu iri inyuma y'umwana wabo w'umukobwa. Jola yazamuye ijwi cyane aravuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndatwika imyuka mibi yose muri iyi nzu. Umwana aravuga ati imyaka iyo ari yo yose, imitungere iyo ari yo yose, imyuka mibi iyo ari yo yose ndayizimije, ndayirukanye mu izina rya Yesu. Muri ako kanya bahise bajya kumva bumva ijwi rya ya myuka mibi risa nkaho riscreaminze, risakuje, ritatse. Muri ako kanya bagiye kubona babona amadirishya ubwayo arifunguye, bagiye kubona ikintu kimeze nk'umuyaga kivuye aho ngaho muri icyo cyumba kirasohotse. Muri ako kanya ya myuka mibi yahise iva muri urwo rugo. Ababyeyi be bahise bacika intege, bahita bapfukama aho ngaho, batangiye kurira. Mama yatangiye kurira ati Jera, biriya niyo biki twarimo tubona. Nuko umwana arahindukira abareba ararira, aravuga ati nari ndi kubasengera, aravuga ati ntabwo nifuzaga yuko mutandukana. Nuko ababyeyi be bumva muri bo agahinda karabishe. Muri ako kanya bose uko ari batatu bahise bapfukama aho ngaho, bahise batangira gusenga. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho abangabo uko ari batatu batangiye kwiga Bibiliya bwa mbere mu rugo rwabo. Jola yaje guhamagara wa mushuti we Buma, atangiye kumubwira amakuru meza. Buma yarishimye cyane, atangira kubyina ndetse na mama waraza aramujoyininga. Nuko icyumweru cyakurikiyeho babandi uko ari batatu baje kuza mu rusengero aho Buma na mama we basengeraga, baza gusenga. Nuko mama wa Jola ndetse na mama wa Buma baje kwihuza, batangira kwigana Bibiliya, batangiye kujya basengera hamwe. Gake gake rero abangabo uko ari babiri batangiye kwiga Bibiliya, batangiye kwiga ijambo ry'Imana. Nuko bukeya Kenny ndetse n'umugore we batangiye gukira, batangira kongera kwiyunga, batongera kuristoringa urukundo rwabo. Mu gihe kitari kinini cyane abangabo uko ari babiri barongeye barakundana, ndetse Jola ndetse na Buma babaye inshuti z'akadatana. Abana bakuriye mu kwizera ndetse bakurira mu ijambo ndetse bakura basengera imiryango yabo. Inshuti muvandimwe, nagira ngo nkubwire yuko nta situation iyo ari yo yose ushobora kunyuramo ishobora kunanira Imana. Buri kimwe cyose unyuramo mu buzima ukabona yuko kidashoboka, ukabona yuko gisa nkaho kigiye kukurangiza, jya wegera Imana. Imana ishobora byose kandi Imana ifite ibisubizo bya buri kimwe cyose cyananiye abana b'abantu. Imana nitabikora uyu munsi izabikora ejo. Ntukajye wiganyira Imana ikorera mu gihe cyayo. Namwe rero bana muri kumva ino nkuru, mubana n'ababyeyi banyu, mushobora kubona ababyeyi banyu bari mu bibazo bitandukanye. Ntimugatekereze yuko nta kintu mwakora. Mugiye mwegera Imana, mupfukame, musengere urukundo rw'ababyeyi banyu, musengere urukundo, musengere urugo rwanyu, kugira ngo Imana irurinde kandi irurinde imizimu, irurinde amadayimoni, ahubwo irusakaze mu rukundo. Wakoze rero kubana nanjye, wakoze guhitamo Behind Words Tales. Ndagira ngo nkwibutse yuko umwanya wawe ari uw'agaciro kuri njyewe. Izi nkuru nzikora kubera yuko tuzikeneye kandi ari inkuru zishobora kutwigisha, zishobora kutukangura mu buzima ducamo bwa buri munsi. Nimba wumva iyi nkuru hari ikintu yakumariye, gifate nawe wisangize mugenzi wawe kugira ngo nawe ayungukiremo, nawe ayigiremo. Guhaye ikaze nawe mushyashya mu muryango mugari wa Behind Words Tales. Nimba utarakora subscribe kandi subscribe, ndetse kandi no kuzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe kizeho iyindi nkuru. Mwakoze kwitamo Behind Words Tales. Ndabakunda cyane. Nawe utaha. Ciao ciao.